mwongeye kwirirwa muraho neza cyangwa se mwaramutse bitewe naho muherereye kuko nzi ko tugira abadukurikiye bari hirya y'u Rwanda diaspora abari muri Canada bashobora kuba ari bwo bukeye za Etats-Unis i Burayi bwongera ngo ntabwo dukunze kugira difference nini y'amasaha. Karibu cyane nanone ku rubuga rwacu cyangwa se channel yacu menya uhinduke mukomeze kugezwaho ibiganiro mukomeje kubigezwaho nanjye Kaneza Mugabo. Ndabashimiye cyane uko likes zanyu zikomeje kuba nyinshi, ama views akiyongera, subscribes zabaye nyinshi. Nukuri genda nyuzwe, nyurwa vuba cyane. Ndanezerewe niyo mwankurikira muri babiri gusa ntacyo babitwaye kuko nzi ko inyigisho yacu nimumenya mugahinduka n'uyo wahinduka uri umwe uba ufite nawe abagushamikiyeho biragenda imbuto ikagera kuri benshi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku kintu cyitwa imbabazi mu kugarura urukundo mu mwimerere warwo. Twabonye ukuri, twabonye ubwenge, twabonye emotion ariyo marangamutima, tuza kubona kubaha ibyo byose nk'ibigize urukundo, bigaburira urukundo, byuhira urukundo, ari byo nakomeje kwita ingredients cyangwa se amavitamine nkitangira inyigisho, kuko urukundo ni rugari cyane rudafite ibyo bintu supportinga rushamikiyeho rubasha gukomeza guhagararaho. Niyo mpamvu rimwe na rimwe mukundana ejo mukisanga mwashwanye, mwabivuyemo, wabirambiwe, wabirushye kubera ko za vitamine zitariwe neza, zitafashwe neza, zitanamenyekanye kumenya rya ruzifata. Rero ndakomeje kubashimira ama feedback yanyu, nukuri murakoze cyane. Family members banje, friends, colleagues, n'abandi bashyashya twaba tutazinanye, ariko ndabashimira kuko mwese munyereka ko biriho birabafasha. Uyu munsi rero imbabazi nka ingredient imwe ikomeye cyane isupporting urukundo, ishyigikira urukundo mu gukomera ndetse no mu kugaruka mu mwimerere warwo. Impamvu tugiye ku mbabazi ni iki? Nuko ntazibana ngo zidakomanya amahembe, niko Munyarwanda yavuze, kandi koko ni ngombwa. Ariko ngo uko zikomanya amahembe, uko zikomeza kuyakomanya, ngo niko zirushaho kumenyana. Ibyo nanjye nanabibonye. Uzarebe umuntu no mu kazi, uretse no kuvuga ngo umugabo wawe cyangwa fiancé wawe, ahantu mukorana muri colleagues muhura buri munsi, iyo mwashwanye uyu munsi ejo muriyunga bigashira. Uko mukomeje kushwana niko murushaho kumenyana. Rero niyo mpamvu Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ngo kandi uko ziyakomanya niko zirushaho kumenyana. Mwamara kumenyana ukavuga uti mugenzi wanjye ndamuzi, ajya babazwa n'iki kintu. Mugenzi wanjye ndamuzi, iyo mvuze ntya, iyo nkoze ntya arababara, reka mbyihorere. Kubimenya rero ni byiza. Niyo mpamvu bongeye baravuga bati ngo ibuye ryagaragaye ntiribarikishe isuka. Ni nayo ntego ahanini y'izi nyigisho zacu menya uhinduke, ni ukugira ngo ibuye rigaragare ribe ritakishe isuka. Ni ukuri dukwiye kumenya, dukwiye kutajijwa mu buzima tubayemo. Birababaza cyane iyo ubona couple y'abantu bize bafite amadiploma atandukanye ariko urugo rukabananira. Nibyo bya bindi twabonye mu bwenge, usanga bafite ubuhanga ariko nta bwenge. Urukundo rwubakwa n'ubwenge. Rero ndabashimiye cyane. Reka turebe hamwe imbabazi. Umukunzi wawe nakosa, kuko ni ngombwa, byanga byakunda azakosa. Nakosa ni ngombwa uzababara, kuko kubabara ni kimwe mu bigize amarangamutima y'umuntu. Iyo emotion zawe zisembuwemo gato, zisembuwe nabi, umubabaro urazamuka, uburakari burazamuka, iyo bikabije hazamuka umujinya. Ni ngombwa urababara, ntabwo wabikomera amashyi, ntabwo wavuga ngo urakoze ugize neza. Hoya, abakoze ikintu kibi cyangwa se abavuze nabi bigatuma ubabara. Ariko njye inama nakugira, wikwihutira kumva ko mwasesa ubushuti bwanyu, kumva ko mwasesa aho mwari mugeze mwubaka, aho ko mwasesa ishusho mwari mumaze kugira. Oya, fata umwanya wiganirizemo gato, uvugane n'umuntu wawe w'imbere. Wibuke ko inshuti yawe kuyitakaza ari cyo gihombo cya mbere kiruta ibindi, kiruta kumva ko wababaye, kuko hari ubwo uvuga uti hoya tubivemo, yewe sinakwihanganira guhora mvuga nabi, guhora mbwirwa nabi, guhora nazinze umunya, imitsi yareze. Oya tubivemo. Ndakubwiza ukuri, gutakaza uwo muntu wawe, yaba ari umugore wawe, yaba ari umugabo wawe, nicyo gihombo cya mbere kibi kiremereye kuruta uko ako kanya imitsi yarega ariko nyuma ikaza gucogora. Imbabazi duhorana nazo.
imbabazi ni nyinshi cyane muri twe, dufite icyumba gihoramo imbabazi, cyuzuye imbabazi nyinshi. Rero ujya ugerageza uhita ufungura wihuse cyane, umubabarire uzimuhe, kuko none yaba we wakosheje yagukoshereje, ejo akaba wowe noneho ukamukosereza. Uko rero yifuje ko umubabarira, niko ejo nawe hazagera ukifuza ko akubabarira. Ntukajye rero ubishyiramo intambara ngo ubikomeze ubishyiremo ibyo bita amakode, kuko nugerwaho uzavuga utako se waretse kubishyiramo kode, ko nawe se cyagiye ariko wari wabigize. Ibyo byoroshya kugira ngo nawe nugerwaho ejo bikaba ngombwa ukamubabaza, bizorohe umusabe imbabazi nta kode kandi aziguye. Turaza kugenda tureba aba bantu babiri, uwakosheje uwakosherejwe, baba bakwiye kwitwara bate. Kandi iyo umubabariye burya uwo muntu wagukoshereje ukamubabarira byihuse utamuruhije, arushaho kwigaya, arushaho kumva agize ikimwaro, arushaho kumva agize isoni, nubwo atabikwereka. Cyane cyane abagabo, hari ubwo umugabo wawe, umufiance wawe w'igitsina gabo yakora ikosa. Burya biragoye kugira ngo umugabo abwire umugore we, abwire fiance we, abwire girlfriend we ngo mbabarira, nciye bugufi, mbabarira. Ni gake cyane, ahubwo babishyira mu bikorwa. Ashobora gutaha uyu munsi atahanye indabo atajyaga zitahana, ashobora gutaha uyu munsi akakwemfita tugiye gukora kadi n'ahantu ushaka, ashobora gutaha atahanye gift runaka kandi bitari biri muri gahunda. Ariko rero umugabo wifata ati mbabarira, nakosheje iki n'iki, akakivimuza akakijyamo detaye, jya umubabarira wihuse. Kuko tujye tubanza tunemere ko uko abagabo bateye siko twe duteye, uko imyumvire yabo imeze siko imyumvire y'abagore imeze. Umugabo wawe nakubwira mbabarira, jya umubabarira byihuse. Kandi burya ibiganiro bikiyongera, nibyo byiza iyo mukomeje ibiganiro ukamubwiza ukuri aho wari wababaye, byagenze bite, nawe akakubera imfura, agafungura umutima, akakubwira ndetse cyari cyabimuteye. Birafasha, bituma wumva nawe uruhutsemo gato muri wowe. Niyo mpamvu burya kuganira ni ngombwa cyane cyane, aho kugira ngo inshuti yawe, umukunzi wawe akubabaze, ubiceceke, ubibike. Ibyo nibyo bimwe bijya muri ya marangamutima ukayafunga, wayafunga bikagera ku mubiri wawe ukanga kurya, ukabura na peti. Ariko iyo bivuze birarangira. Niyo mpamvu rero discussion, ibiganiro bijye biba byinshi mu makouple yacu, biba byinshi hagati y'abantu babiri bakundana. Wambabaje, mubwiza ukuri. Uzi ko hari n'ubwo inshuti yawe yakora ikintu yakubabaje, disi kikomereza ubuzima, ntinamenye ko yo yakubabaje. Yo ikumva ibyo yakoze nta kibazo, n'ibisanzwe. Icyo gihe rero wirakara uvuge ngo dore yikomereje, aracyaseka kandi yambabaje. Tera intambwe umubwire uti nyamara chérie, iki niki ntabwo cyanshimishije, cyambabaje. Ese byagenze bite? Ubivuge. Hari igihe uzasanga asetsa avuga ati yewe ntabwo nari nzi ko burya byakubabaje. Agusaba imbabazi cyangwa mu biganire, cyangwa akubwire ese my love ntukarakazwe n'ubusa, muganire nyine. Kuko hatabayeho kuganira, ndakubwiza ukuri, buri wese yagira uko yisobanurira ikintu, yagira uko yisemurira uko abyumva. Ni byiza ko ibiganiro biba byinshi, mubabarirane mutaruhanyije. Urugero, niba umuntu wawe mukundana akora ikosa akarisubiramo kabiri, akarisubiramo bwa gatatu, kora ubusesenguzi, ushake neza inkomoko, ushake neza aho biva. Kuko ntuteze kumwica ngo ahora akosa, ahora asubiramo amakosa. Kuko urabizi neza ko umukunda rwose, nta wundi ushaka, nta wundi wamugusimburira. Cyane cyane ko nubwo yego yakosheje, hari ibyiza bafite, hari kalite ze zatumye wemera kubana nawe akaramata. Rero niba akosheje uyu munsi, nyuma y'icyumweru akongera agakosa, nyuma y'icyumweru akongera agakosa, shaka uvuga uti uyu muntu aho bigeze ararwaye, ese niki kimutera gukora aya makosa? Ubiha umwanya muri bya biganiro muganira, muri kwaguseka noneho mutarakaranyije, ubicishemo ubigarure. Niba ari umugore wawe, umugore uti mugore wanjye nkunda, ese ko hashize ibyumweru bibiri warakoze ibi n'ibi, niki kigutera kongera kubikora? Kumva natwongeye kongera kubipfa.
muganire ushake igisubizo cy'icyo kibazo, kuko nubiceceka ukareka gushaka imvano, isoko, inkomoko y'icyo kintu, biraza gutuma ubivamo kandi utari kubivamo. Niyo mpamvu hari umugani bakunze kuvuga ngo aho kwica gitera wica ikibimutera. Uwo mugani ngira ngo urumvikana cyane, aho kwica gitera wica ikibimutera, bishatse kuvuga inshuti yawe, umuntu wawe, aho kumwica shakisha ikibimutera, kuko birashoboka ko wakirimbura. Reka mbasangize inkomoko y'uwo mugani ngo aho kwica gitera wica ikibimutera, kugira ngo muwukunde kurushaho. Bamwe muri abanyarwanda bakuze muzi amateka y'u Rwanda kubera kuyasoma, mwarayaganirijwe, ahari uwo mugani inkomoko mwaba muwuzi. Abatazi inkomoko y'uwo mugani reka mbafashe kugira ngo mumenye aho havuye iyo mvugo ngo aho kwica gitera wica ikibimutera. Ngo hari umugabo witwaga Habyarimana Yozefu Gitera, wari utuye Isave ku ngoma y'umwami Rudahigwa. Umunsi umwe Habyarimana Yozefu Gitera yarazindutse ajya kureba umwami Rudahigwa, aramubwira ati, Rudahigwa we, ubundi wabaye umwami w'abatutsi, njyewe nkaba umwami w'abahutu. Maze umwami Rudahigwa aramubaza ati, Gitera we, ibyo usabye wabanje kubitekerezaho? Gitera ati, nabanje kubitekerezaho mwami. Maze umwami aramusubiza ati, Gitera we, ubwo wabanje kubitekerezaho, umwanya nanjye mbanze mbitekerezeho, nzaguha igisubizo vuba. Maze Gitera aragenda, Rudahigwa akoranya inama y'abiru, ababwira icyo Gitera yamusabye. Abiru baramubwira bati, nta muntu usaba ibintu bimeze bityo umwami, ahubwo Gitera tumwice. Rudahigwa warebaga kure, kuko yarazi aho ibyo Gitera yasabye abikomora, yarazi ko ikibiri inyuma ari gahunda z'abazungu. Yarebye abiru maze arabwira ati, aho kwica Gitera wakwica ikibimutera. Kuva ubwo imvugo iba gikwira, ishinga imizi muri rubanda. babona umuntu ashatse gukemura ikibazo atagihereye mu mizi, bakamubwira bati, aho kwica Gitera wakwica ikibimutera, cyangwa bati, wikwica Gitera iki kibimutera. Murumva ko umwami w'u Rwanda yarebye kure cyane, havamo imvugo ikwira muri rubanda, cyangwa se havamo umugani. Aho kwica umugabo wawe, aho kwica umugore wawe, aho kwica umwana wibyariye, iki kibimutera. Reba umugore wawe, umugabo wawe, ingeso afite, ese ayiterwa n'iki? Birashoboka ko wabisesengura ukabijyamo, kuko urashaka kubana nawe akaramata. Niba Imana yarabasezeranye ngo mubane imyaka 50 muri kumwe, uzabaho muri ayo marira? Ntabwo wabishobora. Rero shaka ikibimutera, aba ari cyo wica, wikwihekura, wica se w'abana, wica nyina w'abana, wica fiancé wawe urugiye kuzakubira umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza. Ngayo nguko imbabazi ni ngombwa kuri wa wundi wazisabwaga, akihutira kuzitanga adashyizemo kode, kuko kwihutira kurakarira umukunzi wawe si byiza. Nawe rero uba wakoze amakosa, ihutire kwemera, ubwira umukunzi wawe uti, nakosheje, ndigaye, mbabarira, maze wicuze, urebe ko ataziguha. Burya umuntu usabye imbabazi, nukuri sindabona uzimuha yanga kuzimuha. Ese wakwanga gutanga imbabazi ngo uziguremo isambu, uziguremo imodoka, uzubakemo inzu, waba ubiterwa n'iki? Kugize Imana wazisabwa. Nuko rero uyu usabye imbabazi inshuti yawe, umugore wawe, nuko umuhaye agaciro, nuko umukunda, uba wanga kumubabaza. Tubana amahoro, twemere gusaba imbabazi n'ubutwari si ubugwari. Murakoze inshuti zanjye, ni Kaneza Mugabo nkuko mumaze kumumenyera, turi kumwe, inyigisho ni nyinshi cyane, ni ngari, nzajya ngerageza gutyaza ubwonko, tubane, comments zanyu ndazitegereje, ndetse n'ibyo mwakumva twaganira nge naba ntatekereje, mwabyandika muri comments nkabitegura, ubundi tukabana neza, urukundo rwogere, urukundo rugari rugwire rwose Rwanda. Amahoro abane namwe, ndabakunda, Imana ibahezagire.